umva nshuti yanjye, umuntu nakubwira ngo ndagukunda uzamubwira uti unkundira iki? Iyo ukunze umuntu ukaseka neza, nagira impamvu ituma amenyo avamo nawe urabyumva bizaba birangiye. Umuntu nagukunda kuko ufite nyashi cyangwa umuntu zeru, ibyo bintu bibiri mvuze bikagenda, ukarya isombe ukabyibuha warabyaye, bizaba birangiye. Sinkubeshye, si mwese, hari umuntu ugukunda uri muto wabyibuha akakwanga. Umuntu ntagukunda kubera amafaranga akabura cyangwa agashira, ubwo nyine nawe uzaba upfakaye, kubera ko urukundo rw'Imana nta na kimwe muri ibi byose rurebaho. Uko yakunze abayo bari mu isi bose, byatumye Imana itanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka. Niba ukunze umuntu umukundana n'ibyo byose.